Burya kuryama wambaye ubusa ni byiza kuri wowe ndetse no ku buzima bwawe. Nubwo bwose abantu benshi batazi ko ari byiza cyangwa se bakabyirengagiza, ariko burya ni byiza. By'umwihariko rero muri kino kiganiro turagusobanurira ibyiza byo kuryama wambaye ubusa ndetse tukubwire n'impamvu ukwiye kubikora. Ubundi kuryama wambaye ubusa ni umuco mwiza abantu bose bakagerageje, kubera ko burya ari byiza nk'uko bigaragazwa na siyansi ndetse n'ubushakashatsi butandukanye. Ndetse burya ngo kuryama wambaye ubusa bituma usinzira neza, bikongera metabolisme y'umubiri, ndetse burya binatuma kenshi usanga ubuzima bwawe bugenda neza, ndetse burya hari n'indwara zitandukanye bishobora kukurinda. Kino kiganiro rero gitege amatwi uze kucyumviriza neza kuko kirakwiye, kiragusobanurira byinshi wibaza ku kuryama wambaye ubusa, ndetse tukubwire n'akamaro kabyo n'impamvu ukwiye kubikora zigera ku 10. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo byiza byo kuryama wambaye ubusa. Ibyiza biza ku mwanya wa mbere byo kuryama wambaye ubusa nuko burya bituma usinzira neza. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi ngo kuryama wambaye ubusa burya ni byiza cyane, kuko bituma umubiri wawe ubasha gucunga neza no kuregla cyangwa se gushyira ku murongo ubushyuhe bw'umubiri, temperature y'umubiri. Ibyo rero bikaba ari ingenzi cyane mu gutuma usinzira neza, kandi burya umubiri wawe ubasha kugabanya temperature y'umubiri kugira ngo ubashe gusinzira. Iyo rero ugabanutse cyangwa se bwa bushyuhe bw'umubiri bugabanutse nibwo ubasha gusinzira neza. Iyo rero wambaye imyenda burya ngo bituma umubiri wawe utabasha kugabanya neza bwa bushyuhe bw'umubiri. Hari ingingo zitandukanye zagiye zikorwa biza kugaragaza ko byibuza kuryama mu cyumba gikonje cyangwa se kitarimo ubushyuhe bwinshi bituma usinzira neza ugashyirwayo. Mu gihe iyo waryamye mu cyumba gishyushye noneho unambaye, burya byo ngo bituma ubasha gusinzira nabi, ahubwo ugasinzira hanini ushikagurika. Iyo rero waryamye wambaye ubusa ngo ni byiza ku mubiri wawe, bituma usinzira neza kandi ugasinzira ibitotsi bizira gushyikagurika bya hato na hato. Ibyiza biza ku mwanya wa kabiri byo kuryama wambaye ubusa nuko burya bituma ugira uruhu rwiza. Ngo gusinzira wambaye ubusa burya ni byiza ku ruhu rwawe, ndetse bituma unahumeka neza cyangwa se n'uruhu rwawe ruhumeka neza. Iyo rero uruhu rwawe ruhumeka neza bikurinda uburwayi bumwe na bumwe bufata ku ruhu, cyane cyane nk'indwara z'ise cyangwa se acne, uturashizi cyangwa se uduheri dushobora gufata ku ruhu, cyangwa se irritation ushobora kugira ku ruhu rwawe bitewe n'imyenda waryamye igufashe cyane. Iyo rero burya ngo usinziriye, akenshi usanga abantu benshi babira ibyuya iyo baryamye bambaye. Ibyo rero bikaba atari byiza ku ruhu rwawe, kandi bishobora kurwangiza bigatuma hari uburwayi urwara cyangwa se bikaba rwakwangirika. Muri rusange iyo uryamye wambaye imyenda uba wongera ubushyuhe ku ruhu rwawe, ku buryo uruhu rwawe rudahumeka neza, ibyo bikaba bishobora gutuma uruhu rwawe rugira ikibazo. Ikiyongera kuri ibyo, burya ngo kuryama wambaye ubusa bituma uruhu rwawe rubona umwuka uhagije, umwuka usohoka mu ruhu ndetse n'uwinjiramo ukiyongera. Ibyo bigatuma rero habaho circulation y'umwuka neza ku ruhu rwawe, kandi ibyo bikarwanya udukoko dushobora gutera uburwayi ku ruhu, ndetse bigatuma no mu gihe ututubikanye mu ijoro uruhu rwawe rubasha gusohora bwa bushyuhe neza nta nkomyi, bitandukanye no mu gihe waryamye wambaye ya myenda urara wambaye. Ibyiza biza ku mwanya wa gatatu byo kuryama wambaye ubusa nuko burya bituma imisemburo yawe ijya ku murongo. Nibyo rwose, burya kuryama wambaye ubusa ngo bituma hari imisemburo y'ingenzi ijya ku murongo, harimo umusemburo witwa melatonin n'uwitwa cortisol. Iyi misemburo yombi burya igira uruhare runini akenshi no mu gutuma ubushyuhe bw'umubiri cyangwa se isano y'ubushyuhe bw'umubiri ufite mu gihe uryamye cyangwa se mu gihe uri mu buriri bwawe. Iyo rero burya ngo umubiri wawe urimo ushyuhiranye cyane uryamye bitewe n'imyenda wambaye cyangwa se ibiringiti byinshi yoroshe, ngo bituma uyu mubiri wawe usohora iyi misemburo. Ibyo bikaba bishobora gutuma usinzira nabi, cyangwa se ukaba washobora kugira stress, ukaba ushobora ukabyukana umunaniro. Ariko ku rundi ruhande kuryama wambaye ubusa bituma usinzira neza, iyi misemburo nka melatonin ikiyongera igatuma usinzira neza, naho wa musemburo witwa cortisol wo ukagabanuka. Ibyo rero bigatuma usinzira neza kandi ukagera mu gitondo nta nkomyi, wanabyuka ukumva nta munaniro ufite. Ibyiza biza ku mwanya wa kane byo kuryama wambaye ubusa nuko burya byongera metabolisme y'umubiri, bikaba bishobora no gutuma utakaza ibiro cyangwa se ukabigabanya. Cyane cyane burya gusinzira wambaye ubusa bishobora gutuma umubiri wawe utwika ibinure,
kugira ngo ubashe kubona imbaraga cyangwa se kugira ngo ubashe kugenzura bwa bushyuhe bw'umubiri. Ibyo rero byitwa thermogenesis. Ibyo rero bikaba bishobora gutuma ibiro byawe bigabanuka ndetse ukabasha no kwirinda umubyibuho ukabije. Hari inyigo n'ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru cyitwa The Journal Diabetes bwagiye bugaragaza ko byibuze gusinzira wambaye ubusa bituma umubiri wawe utwika ibinure byitwa brown fat cyangwa se ibinure bya brown biboneka mu mubiri kugira ngo ubashe kubona imbaraga ndetse no kuregera cyangwa se gushyira ikigero cy'ubushyuhe mu mubiri wawe neza kugira ngo bijyane no kuba waryamye wambaye ubusa. Ibyo rero byongera metabolisme y'umubiri kandi ibyo bikaba bishobora gutuma utakaza ibiro cyangwa se birinda umubyibuho ukabije. Ibyiza ku mwanya wa gatanu byo kuryama wambaye ubusa ni uko burya bituma amaraso atembera neza. Iyo uryamye wambaye amabogisa cyangwa se amapinjama agufashe, burya bituma amaraso adatembera neza. Ibyo bikaba bishobora gutuma ugira ibinya cyangwa se amaraso ntatembere neza mu mubiri hose. Ibyo bikaba bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe kuko amaraso ntabwo aba atembera neza. Ariko ku rundi ruhande, iyo uryamye wambaye ubusa umubiri wawe urisanzura, amaraso agatembera neza, umwuka mwiza wa oxygen ukagera hose ndetse n'intungamubiri zikagera muri orugane n'imikaya yose umubiri wawe ukeneye, ari nako ya maraso ahakura imyanda n'uburozi bishobora kudutera uburwayi. Kuryama wambaye ubusa rero bituma ngo amaraso atembera neza, bigatuma imikaya ikira vuba mu gihe yakomeretse, nanone bikanatuma ibyago byo kurwara indwara z'umutima bigabanuka. Ibyiza biza ku mwanya wa gatandatu byo kuryama wambaye ubusa ni uko burya byakuvura stress cyangwa se anxiety. Burya gusinzira nabi bizamura umusemburo witwa cortisol ukaba mwinshi. Uyu musemburo utera stress rero birazwi. Kuryama wambaye ubusa rero ngo bituma usinzira neza, bikanagabanya umusemburo witwa cortisol mu mubiri wawe, ibyo bikakuvura stress. Muri rusange rero kuryama wambaye ubusa ni byiza cyane kuko burya ngo bituma umubiri wawe n'ubwonko bwawe bigirana connection kandi bikaba bisa naho byisanzuye. Ibyo bigatuma rero akenshi amaraso atembera neza, bigatuma n'ingingo zose z'umubiri zimera neza, ibyo bikakurinda stress. Ibyiza ku mwanya wa karindwi byo kuryama wambaye ubusa ni uko burya byongera urukundo n'umubano hagati y'abashakanye cyangwa se ababana. Burya ku makupure kuryama wambaye ubusa umubiri ukoranaho burya ngo ni byiza cyane nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi. Iyo burya muryamye mwambaye ubusa imibiri yanyu isohora umusemburo witwa oxytocin, ukaba ari umusemburo w'urukundo. Ibi rero bikomeza kubaka urukundo, isano no kwegerana hagati y'abashakanye kandi bikumva bafite ibyishimo n'umutekano hagati yabo. Hari inyigo yatangajwe mu binyamakuru bitandukanye yagiye igaragaza ko kuryama mwambaye ubusa ngo byongera satisfaction cyangwa se kuryoherwa mu rukundo ndetse n'umubano wanyu, bigatuma uramba ngo ndetse bigabanya n'ikigero kinini cy'amadivorce aba iyo muryama mwambaye ubusa. Aho rero nk'amakopure burya umuterere za pinjama kure muryame mwambaye ubusa. Ibyiza biza ku mwanya wa munane byo kuryama wambaye ubusa ni uko burya ngo bikurinda udukoko dushobora gutera uburwayi cyane cyane nk'imiyege cyangwa se fungi ndetse n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri. Burya ngo kwambara imyenda igufunganye cyangwa se amakariso afunganye cyane nko mu gihe uryamye, hanyuma ugatutubikana ukagira ubukonje cyangwa se ukagira moisture ugatutubikana, bishobora gutuma haboneka uburyo bwiza cyangwa se miriye nziza udukoko twa bagiteri n'amafungi dushobora gukuriramo, cyane cyane nk'iyo ututubikana. Cyane cyane ngo bikaba bibi nko mu myanya myibarukiro, cyane cyane nko ku bagore kuryama bambaye ubusa hanyuma bakaza gututubikana, hakaza amazi cyangwa se ubushyuhe bwinshi ku buryo bututubikana bikagera mu myanya myibarukiro, ngo bituma bashobora kurwara uburwayi bw'ama-infection afata mu myanya myibarukiro, cyane cyane aterwa n'udukoko tw'imiyege. Ku rundi ruhande kuryama wambaye ubusa bikurinda gututubikana, umubiri ugakomeza umeze neza, n'ibyago byo kuhahura na tuno dukoko cyangwa se twabona aho dukurira bitewe no gututubikana bikagabanuka. Ndavuga udukoko two mu bwoko bwa bagiteri ndetse n'utwo mu bwoko bw'amafungi cyangwa se imiyege. Ibyiza bya 9 byo kuryama wambaye ubusa ni uko burya bituma udasaza cyangwa se bikagabanya ikigero wasaziragaho n'uburyo wagaragaraga. Hari umusemburo witwa melatonin, ni umusemburo utuma dusinzira. Uyu musemburo rero ukaba ari ingenzi cyane kuko ufite n'ubushobozi bwo gutuma tudasaza. Iyo rero burya utaryama neza bitewe no kudara wambaye, bishobora gutuma uyu musemburo uba muke ugasinzirana nabi.
Nanone ku rundi ruhande burya ngo ibyo bikagutera stress bigatuma none usa naho ushaje imburagihe cyangwa se uruhu rwawe rukagaragara nk'urushaje. Iyo rero umuntu asinzira neza biterwa n'umusemburo witwa melatonin uba ari mwinshi kandi uhagije mu mubiri we. Ibyo bituma rero amera nk'umuntu ukiri muto akagira uruhu rwiza kandi ruzira gusaza. Ku rundi ruhande rero ngo kuryama wambaye imyenda ntabwo ari byiza kubera ko bituma udasinzira neza kandi bigatuma rero ugaragara nk'umuntu ushaje. Ibyiza bya 10 byo kuryama wambaye ubusa nuko burya byongera confidence bigatuma ugira icyizere kandi bikanongera kugubwa neza comfort. Burya ngo kuryama wambaye ubusa ukaryama mu mubiri wawe mu muriri iwawe bituma umva uguwe neza, ndetse burya ngo kuryama wambaye ubusa nanone ngo bigira ingaruka nziza ku buzima bwawe ndetse no ku mikorere y'ubwonko ku buryo wigirira icyizere ugasanga mu buzima bwawe ugifitiye icyizere kandi ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Icyongera kuri ibyo burya ngo kuryama wambaye ubusa ni ingenzi cyane, bituma nyine ugubwa neza no mu gihe uri mu buriri. Muri rusange kuryama wambaye ubusa ni akantu koroshye kuba wakora ariko kagira ibyiza byinshi kandi by'ingenzi ku buzima bwawe. Uramutse uri wawe mu ijoro ukaryama wambaye ubusa ntacyo bigutwaye, ndetse ibyo rero bizatuma uhura n'ibi byiza twakubwiye, ndetse umubiri wawe ukore neza, byongera metabolisme y'umubiri, bituma umubiri wawe ukora neza muri rusange, bigabanya ibyago byo kubarwara indwara z'uruhu, indwara z'umutima ndetse n'izindi. Muri rusange rero ngo burya ngo kuryama byibuze ugomba kuryama mu cyumba kidashyushye cyane, nibyo bituma usinzira neza, gukira hagati ya dogere 15 ndetse na 19 dogere Celsius. Ibyo rero kandi nanone ugomba kwitwikira ikiringiti cyangwa se kuvurori yinjiramo umwuka, ngo nibyo bituma usinzira neza. Nanone burya ngo ni byiza kwirinda gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se ibindi bikoresho byose bivubura bisohora urumuri mbere yo kuryama, kandi ukirinda no kunywa amazi menshi, hanyuma ukajugunya iyo hirya amapinjama yawe, ubundi ukirambika mu buriri bwawe wabunuje wambaye ubusa, ngo nibyo byiza cyane kandi bizakugiraho akamaro gatandukanye. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.